ndabasuze kandi mbifuza byiza mwaje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi kundi reka dureze nikaze abakunzi bacu bari mu diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. The Ben rero yamaze gusatira cyangwa se yamaze gukomanga umuryango wa gospel. Muhaguruke mwese rero mwakire The Ben, dore ko ingo nyine yamaze kwinjira muri gospel, aho rero uyu The Ben yari yigeze kubigarukaho ni mu mezi yagiye atambuka yari yabigarutse rero kagiye kwinjira muri gospel, ariko yakomeje kurucararumira aho benshi rero bakomeje kwibaza ati ni ryari uzinjira muri gospel, ariko kuri ubu ngubu rero yamaze gusogongeza abakunzi be ababwira ko rero yamaze gukomanga umuryango wa gospel. Uti ngo bimeze gute rero? Ni amashusho yabashije gusangiza abakunzi be nyine bamukurikira umunsi ku wundi, aho bari mu gitaramo cyangwa se icyo twakwita nka shooting muri mu mashusho nyine yari arimo afatwa n'indirimbo nyine bafitanye na Gisubizo Ministries. Iri ni itsinda rikomeye cyane hano mu Rwanda nyine ribarizwa no mu mujyi wa Kigali, dore ko nyine uyu The Ben bakoze icyo twakwita nk'igitaramo. Bakoze icyo twakwita nk'igitaramo aho nyine bari barimo bafata n'amashusho y'indirimbo nka kwa kundi nyine Israel Mbonyi yabigenje ejo bundi Montreal Conference Arena, ubwo nyine yari arimo afata amashusho y'indirimbo zigera kuri 14. Ibyo twagiye tubigarukaho, by the way twagiye tubigarukaho mu kiganiro cyacu. Icyo nagusaba no kubanyarukira ukabanza ukanabireba nyine byinshi bigize album ya Israel Mbonyi. Gusa rero uyu The Ben yari arimo rero afata amashusho na Gisubizo Ministries, ubona ko rwose ari ibintu byiza cyane. Wabonaga ari abantu bambaye neza. The Ben nawe wabonaga ko yambaye nko mu gospel, bose bari bambaye imyambaro y'umweru. Ariko abakunzi ba Bruce Melody cyangwa se nyine n'abakunzi ba The Ben bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Uyu The Ben aritegura gutaramira hariya ejo bundi cyane ku itariki ya mbere, azaba ari kuri stage imwe nyine n'umuhanzi Bruce Melody bazaperforminga, kandi nyine murabyibuka ko nyine aba baheruka gukora conference, press conference nyine bagaruka ku gitaramo cyabo ko kizaba cyifashe, aho rero The Ben yahaye big up cyangwa se peace The Ben, ndetse nyine benshi bagenda bavuga ati Tiger yuriye na Bruce Melody. Benshi bagiye nyine bagaruka bavuga bati aba ntibazigera bahura. Bahuriye rero muri press conference, biragaragara ko nyine bafitanye umubano udasanzwe, dore ko nyine abakunzi babo badasiba kubagereranya umunsi ku wundi. Ni mu mashusho rero yagaragaye uyu The Ben ari muri shooting indirimbo nyine bari gufatanyije na Gisubizo Ministries. Abakunzi ba Bruce Melody bagiye bagaruka rero batanga ibitekerezo bavuga bati ubundi The Ben ntabwo yari akwiye guhangana na Bruce Melody, nagene nyine ajye muri gospel aho badahangana, dore ko nyine bari kuvuga ati numero 001 ubundi ntawe yari akwiye guhangana nawe. Uyu The Ben rero nk'uko twari twabigarutse yagiye akomoza avuga ati iye kizagera ndirimbe gospel, ariko benshi nyine ntibagenda babyizera, baravuga ati ni bya bindi by'abahanzi bakunze gutangaza kugira ngo bazamura indirimbo yabo bashaka gusora. Ariko The Ben rero yahamirije avuga ati ibyo navuze ntabwo uko ari ukwibeshya, ahubwo nari nkomeje. Iki gitaramo rero cyabaye cyangwa se aya mashusho twavuga nkaho bari barimo bafata ameze nk'igitaramo nyine, yari yaje gushyigikirwa n'abakunzi be nyine bagiye batandukanye, by'umwihariko hari harimo n'abastari bakomeye, haba Junior Giti n'umwe mu bagiye rero kumushyigikira, Rugaju Regan ndetse nyine na Muyoboke, dore ko abangaba nyine bari bagiye kumuba hafi. Ariko si bo gusa bari baje muri iki gitaramo, ahubwo harimo n'abandi bagiye batandukanye, uretse ko nyine bose wabonaga ko bahimbawe kugira ngo nyine n'amashusho bazafata azaze asa neza. Ese koko The Ben yabagiye muri gospel burundu? The Ben yabagiye muri gospel ku butazagaruka akareka secular? Ariko hari amakuru ari kugenda avuga ko The Ben nyine azasezerera n'abakunzi be nyine mu ba secular ejo bundi mu gitaramo cyo kuyambira, ubundi akahita ko yinjira muri gospel nyine, dore ko azaba asanze na mukuru we nyine Meddy, aho Meddy rero nawe bivuga ko azagaragara hariya muri Beka Arena, nubwo atazaririmba ariko ashobora kugaragara muri Beka Arena. Aho yabajijwe n'umukunzi we nyine Meddy, yarabamwandikiye ku rukuta rwe rwa Instagram amubwira ko nyine
Meddy akumbuwe muri BK Arena. Meddy rero yakoze replay nyine kuri iyo comment aramubwira ati vuba cyane nzaba mpari, ariko benshi bakakomeza kwibaza bati ese koko Meddy azaba ari mwa kino gitaramo cya The Ben azahuriramo na Bruce Melody? Ati se bizagenda bite, azaza ryari, azakora igitaramo cye? Ariko nyine amakuru agenda avuga ko uyu Meddy azaba aje gushyigikira umuvandimwe we nyine The Ben, dore ko uyu nguyu nyine bafitanye amateka akomeye cyane, ni amateka ahambaye dore ko bafitanye n'ibihe byinshi bigiye bitandukanye by the way. Reka rero dukomeze twitege ko Meddy azabasha gukandagira hano nyine muri BK Arena, ubundi akongera akazamura amarangamutima y'abanyarwanda atasibye nyine kubikora, dore ko uyu nguyu nyine aheruka hano mu Rwanda kera cyane rwose. Kumubona ari stage ni ibintu bimaze kuba nkaho byibagiranye. The Ben rero naramuka agiye muri gospel bizagenda bite? Ese music nyarwanda izaba igifite ingufu nk'iyo yahoranye kuva mbere na hose? Aho se ko twabonaga ihangana rya The Ben ndetse na Bruce Melody ukabona ko ari ibintu binafite imbaraga cyane, ukabona nyine n'ibintu byiza kandi binaryoshye. Ese The Ben namara kwigendera bizagenda bite? Umuziki ntabwo uzahita ko ucika intege cyane, tuzaba twumva indirimbo ngo zizahita ziba karahanyuze. Indirimbo za The Ben zahita ziba karahanyuze, ubwo urumva nyine bazajya bumva karahanyuze. Ariko Bruce Melody nasora indirimbo usanga nyine nta mukompetata afite, usanga nyine ni ibintu rwose bitaryoshye cyane. Uyu The Ben rero impamvu zikomeza gushimangira ko yaba agiye kwigira muri gospel ni nyinshi cyane, dore ko nyine uyu The Ben afitanye indirimbo zigera kuri 2 n'umuhanzi Israel Mbonyi, aho izo ndirimbo zamaze no gufatirwa amashusho, dore ko nyine bazifatiye amashusho mu Ntare Conference Arena. Ubwo nyine Israel Mbonyi yamurikaga album ye yise Hobe, akaba ari album iriho imizingo igera kuri 14, ndetse muri izo ngizo hakaba ari amaze gushyira hanze kugeza magingo aya, ariko indirimbo 2 afitanye na The Ben zikaba zitarajya hanze, dore ko ejo bundi cyane rwose ubwo barimo baganira n'itangazamakuru nyine ndavuga Bruce Melody ndetse na The Ben. The Ben yabajijwe n'umukunzi we amubaza ati ese koko indirimbo ya Israel Mbonyi mufitanye izasohoka muri uyu mwaka? Ariko The Ben mu kumusubiza amubwiye ko itazasohoka muri uyu mwaka, ahubwo izasohoka umwaka utaha. Bivuze ko rero uyu The Ben yitegura gutangira umwaka wa 2026 ari umwaka yakijijwemo, ari umwaka atazaba aririmbamo indirimbo za secular, ahubwo azaba ari indirimbo azabashyira hanze indirimbo za gospel gusa. Dore ko nyine ni indirimbo afitanye na Gisubizo Ministries izabasha rero kujya hanze muri 2026, akaba ari ibintu rero byagiye bigaruka ku mbuga nkoranyambaga bigenda bisakara bibaza bati The Ben niba agiye muri gospel biragenda bite, amaherezo yabyo ni ayahe? Ati twege turasigara abakunzi ba secular, ariko ni n'amahirwe akomeye cyane ku bakunzi ba gospel cyane, ndetse n'ibintu dukwiye kwishimira ku bakunzi ba gospel, dore ko nyine gospel iri kugenda ifata indi ntera. Twari tumenyereye ba Israel Mbonyi, twari tumenyereye ba Vestina Andokas, ariko kongera kubona igihangaje nka The Ben aje muri gospel ni ibintu bizaba bifite agaciro, ni ibintu rwose bizongera amarangamutima y'abakunzi ba gospel nyine mu buryo budasubirwaho, dore ko nyine azaba ari n'ibintu rwose bitanga icyizere cy'ejo hazaza mu muziki nyarwanda, dore ko mu Rwanda hakomeje kwiyongera umubare munini w'abantu usanga bakunda gospel. Hari ibihamya byinshi ubona rwose ko umubare w'abakunda gospel uri kugenda wiyongera ku muvuduko udasanzwe, aho rero twavuga bati muribuka ko stade cyangwa se BK Arena bwa mbere yujijwe n'umwe mu baririmba indirimbo za gospel nyine akaba ari Israel Mbonyi, ndetse secular music akaba nta n'umwe mu Rwanda urabasha kubikora. Ibi bishatse kuvuga ko nyine gospel imaze gufata intera iri hejuru cyane, ndetse nyine bikaba ari n'ibintu byo kwishimira ku rwego rudasanzwe. Amakuru yacu yo nakagaruka kandi nyine turakomeza tubahabereye 5/5, gusa icyo usabwa no gukanda like, ugakanda na subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo byose byiza nyine birano kuri Wakana Daily Official bijye bikugeraho 5/5. Kimwabanye nyita Wakanda, ndabashimiye.